That's my wife. I love her. She loved me. You see how pretty she is? Father, this is my madam. My son. I'm happy to see you. She's beautiful. Yes, Father. You glad for her? That's my wife. I love her. She loved me. You see how pretty she is? Father, this is my madam. My son. I'm happy to see you. She's beautiful. Yes, Father. You glad for ndagusuhuje wowe ugiye kumva iyi nkuru aka kanya ariko kandi ndagusaba gutega amatwi kandi bize kuguha isomo kuko ibi bintu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi ni ibintu biheze bikunda kuhaba. Ndagira ngo rero mbanze ngira inama cyangwa se mbanze nsabe igitsina gore, abakobwa, abagore mukunda kugira ingeso koko mfite ubwoba bw'uko isaha n'isaha n'ubundi nubwo bisanzwe biba hano mu gihugu cy'u Rwanda bishobora kuzahagera bitewe n'igitsina gore, abakobwa cyangwa se abagore badafite ubunyangamugayo nk'uko iyi nkuru ngiye kubabwira y'ibyabereye muri Nigeria yaje kuba igenda. Ngira ngo mwitegereze neza iyi video murebe nano mashusho, ntabwo ari inkuru mbarano kuko ni ibintu byabaye. Mwitegereze murebe uyu musore yaje kubafata uyu mwanzuro tuvuga ko ugayitse, ariko we avuga n'amagambo yavuga ati ngewe nicyo cyemezo cya nyuma nafashe. Uravuga rero yaje kubategwa n'iki kuba afata umwanya akajya gusezerana n'ino ngurube? Ese yabitewe n'iki uyu musore? Byamugendekeye gute? Ubwo abanyamakuru n'ibinyamakuru byari bimugezeho bigasanga arimo arasezerana n'ingurube, bamubajije icyabimuteye, impamvu yabikoze, kandi mu gihugu huzuyemo abakobwa n'abagore benshi cyane. Na confidence nyinshi agiye kubasubiza aravuga ati mwabagabo mwe ntako ntagize, naraterese, abakobwa beza narababonye, n'abagore ntago mwandusha kwa narabagezo, ariko ikintu cyatumye mfata umwanzuro nuko naje kuba ntereta umukobwa tumarana igihe kinini cyane, andya amafaranga yose yanjye n'umutima wanjye arawurya arawumara. Uwo nguwo ngira ngo tuzabana, birangira nkwepye mfata wa kabiri. Bamaze kuba abakobwa 10 bose bagenda bandya umutima, bandira amafaranga, bankomeretsa umutima kugeza ubu ngubu ku buryo ndeba igitsina gore n'abakobwa nkumva ndabanze burundu. Ndangije mpitamo gufata ino pig, mfata ingurube nyigira sheri wanjye, niko gusaba pastor yuko aza kunsezeranya. Ngira ngo murabira kuri video kuko uyu musore yambaye karuvati, yafata ingurube ayambika impeta, arangije afata ingurube ayambika indabyo hejuru mu mutwe nkuko murimo kubireba. Barangije bajya gusezerana. Ngira ngo urabona ko no mu itente naho bari bariteye yari arimo yibyinira yambaye karuvati yikoza hejuru, akavuga ko iyi ngurube ari we mugore we, bagiye kubana burundu, bakagirana amasezerano kandi kwimwubaha, kwimufata neza, nibigendanye no gutera akabariro ko byose bagomba kujya babikora neza. Ubwo rero ndagira ngo rwose dukuremo isomo rikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mwabakobwa mwe mukunda kuba muhemuka, mugahemukira abasore, ukayakona ukuntu umusore ari yahuye hejuru umukobwa muri umutima, akamurira amafaranga, yarangiza ntibabane. Iyo ngeso nanone ugasanga abagore barayifite, abagore bo kurya amafaranga y'abandi, bagatwara imitima y'abandi, ariko badafite gahunda yo kugira gute yo kuba bajya kubana n'abagabo. Abagabo rero ni abantu bagira imitima yoroshye, bakagira urukundo. Abasore nabo nuko akwemera agatanga ibya mirenge nk'uko mubona barekura imodoka za miliyoni bakazihereza umukobwa kugira ngo bakunde babane, cyangwa se umusore akifata akarihira university umukobwa yamara kwiga kaminuza bikarangira yanze umusore kwihangana bikanguka kumva yimanitse yitaye mu kagozi. Ndagira ngo rero ibi byabaye muri Nigeria rwose, ubwo uyu musore yaje kubasezerana n'ingurube bitazaba mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru ibabaje cyane. Twinginga abashiki bacu n'abadamu bakora ibi bintu kugira ngo iyi ngeso muireke y'ubuhemu yo gukunda amafaranga, mukarya amafaranga y'abasore mutazakorera, mwarangiza mukabarya umutima mukagenda. Ingeso yanyu mbi.